Iyi ni inkuru yanjye, inkuru y'umugabo wanjye watwawe n'inshuti yanjye Magara kubw'igitambo. Igitambo cy'ubugome. Hari abantu wizera kurusha abandi bose, inshuti Magara, aho utekereza ko batazagutererana rimwe, ariko rimwe na rimwe abo twizera cyane nibo batugirira nabi kurusha abandi bose. Nitwa Rine, nari mfite ubuzima bwiza, umugabo nkunda, ubukwe bwiza n'inzozi z'ejo hazaza. Umugabo wanjye Eric yari umugabo mwiza, wicisha bugufi kandi nkunda by'ukuri. Ariko hari undi muntu mu buzima bwanjye, inshuti yanjye Magara Sandrine. Twari tumaranye imyaka myinshi, twizerana kurenza uko abantu benshi babyumvaga. Nari nzi ko atazigera mbeshya na rimwe, naramwizeraga cyane, sinari nzi ko ari buzansenyera. Byatangiye buhoro buhoro, ibintu bito bito. Sandrine yatangiye kujya mu rugo kenshi cyane. Yasekaga na Eric umugabo wanjye, bakaganira igihe kirekire. Njye simbyiteho, numvaga ari ibisanzwe, kuko numvaga ari best wanjye, nta kibi yangirira. Mu ntangiriro numvaga ari ibisanzwe, ariko nyuma natangiye kubona ibintu bidasanzwe. Rimwe mu ijoro narakangutse, nsanga umugabo wanjye Eric atari mu buriri. Nkagenda mu cyumba cy'inyuma, ngasanga ari kumwe na Sandrine, bavuga buhoro buhoro. Bambwiye ko ari ibibazo by'ubuzima barimo. Sandrine yambwiye ko ari kumva afite ihungabana, ashaka kugana na Eric kugira ngo amufashe. Narabyirengagije, ariko umutima wanjye ntago wabyemeye neza. Naje kujya nangira kurota ibintu bidasanzwe. Nabonaga Eric ahagaze mu mwijima, hari abantu bamuzengurutse bambaye imyenda y'umukara. Hagati yabo harimo Sandrine, arimo kuvuga amagambo ntasobanukiwe, nkaho ari mu muhango. Eric yaramamagaraga cyane arira, ati Arine mfasha. Nkagerageza kumugeraho, ariko amaguru akanga kuva ahari. Ibyo sinabyitayeho, kuko numvaga ari inzozi. Ikindi kandi nakomeje kugenda kuri rya jambo ngo best wanjye Arine, nta kintu numvaga kibi yankorera. Umunsi umwe nahisemo gukurikirana Sandrine. Yavuye mu rugo nijoro, naramukurikiye mu ibanga. Yagiye kure, agera ku nzu ishaje itabamo abantu. Amatara yakaga gahora imbere, numva amajwi y'abantu benshi. Ninjiye buhoro ndihisha. Ibyo nabonye byahinduye ubuzima bwanjye burundu. Sandrine yinjiye mu cyumba kinini, hari harimo abantu bambaye imyenda y'umukara. Mo hagati yabo hari harimo umugabo wanjye Eric. Yari aryamye hasi, nk'aho atazi ahari. Sandrine yari ahagaze iruhande rwe, afite igitabo cy'umukara mu ntoki. Yavugaga amagambo y'ubugome, hatari ay'abantu basanzwe. Hanyuma y'ayo magambo yaravuze ati, uyu ni igitambo. Umutima wanjye warahagaze, nagize ubwoba, ndatitira, numva nshaka kwinyarira. Nakomeje kwihisha, numvise Sandrine avuga izina ryanjye. Yaravuze ngo Arine azayibona nyuma, ariko ntacyo azabasha gukora. Namenye ko byari byarateguye kuva kera. Inshuti yanjye Magara yari yarateguye gutwara umugabo wanjye ngo amutangemo igitambo. Ninjiye aho bari bari, ntitaye ku bwoba. Naratatse nti mureke. Abantu bose barahindukiye barandeba. Sandrine yaramwenyuye, inseko ye narayirebye, numva ndikanze. Sandrine yaravuze ati, wow, waje kare kurusha uko nabyifuzaga. Sandrine yanyegereye gahoro gahoro, avuga mu ijwi rituje ariko riteye ubwoba.
ati dukeneye umwe gusa, ariko niba ushaka ushobora gusimbura umugabo wawe. Umutima wanjye wacitse intege. Nari mfite amahitamo abiri: gupfusha umugabo wanjye Eric cyangwa gupfa mu mwanya we. Numvise mbuze icyo nakora. Naribazaga ni ese nitangira umugabo wanjye Eric, ariko nkongera nkibuka ko umugabo wanjye Eric yancaga inyuma. Nkongera nkibaza ni ese Eric mureka apfe, ariko nanone nkumva ndacyamukunda. Amahitamo byarancanze. Numvise mbuze amahitamo. Mu gihe nyiri gutekereza, Eric yubuye amaso. Yavuze buhoro ati Aline ihute. Ako kanya amatara yarazimye. Habaye urusaku rwinshi. Abantu barasakuzaga. Nabonye uburyo bwo kwirukamo. Mfata Eric turiruka. Twashoboye gusohoka muri iyo nzu tutarebye inyuma. Twarirukase. Twatekereje ko byose birangiye, ariko mu minsi yakurikiyeho Eric yatangiye guhinduka. Yavugaga wenyine, akabona ibintu ntabona. Nijoro rimwe yarabyutse, avuga mu ijwi ritari irye ati si uwawe, ni uwacu. Umunsi umwe Eric yarazimiye. Nta muntu wigeze amubona ukundi, ariko buri joro numva ijwi rya Sandrine rivuga riti igitambo cyarakomeje. Kandi rimwe na rimwe iyo ndebye inyuma yanjye mu mwijima, numva ko nari njyenyine. Ese Eric yarapfuye cyangwa aracyari mu muhango wabo? Ese Sandrine yari inshuti cyangwa yarateguwe kuva kera? Niba wifuza ko nkomeza iyi nkuru, ubyandike muri comment. Niba kandi ushaka izindi nkuru, ndagusaba kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zanjye umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane.